Hello, hello family and friend, mumeze mute? Reka twizere ko mumeze neza, twe tubahaye ikaze kuri Muhuza Real Talk. Twizere ko mumerewe neza, tubifurije icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha, icyumweru cy'amahirwe. Ibyo mwifuza Imana ibibatunganyiriza. Nta wundi muntu ubishoboye n'umwe wenyine, turamusaba kuza kwivanga mu byanyu akabitunganya bikagenda neza kuko we arabishoboye. Hanyuma rero, ntabatindiye, ndashaka kugira ngo mbashimire kandi babwire nti abantu bose mutwizere mukaduha inkuru zanyu. Ni ukuri umva ndabashimiye cyane. Uzaza uduha inkuru yawe, uduha message, uduha audio, uduhamagara kuri phone, uko wumva bikoroheye ukaduha inkuru yawe yose irambuye, natwe tukaza tukayisangiza abandi bakakugira inama cyangwa ugatanga inama muri sosiyete bitewe n'ibintu wagiye ucamo. Nuko dukora. Hanyuma rero reka tujye dukomeza straight to the point. Inkuru y'uno munsi nayihawe n'umubyeyi. Umubyeyi aragira ati nakundanye n'umusore, dukundana neza cyane, ari umugabo mbonamo future y'ubuzima bwanjye, nawe ambonamo future y'ubuzima bwe. Turi abantu nyine bazi icyo bashaka, urukundo rwa rundi, you know what I'm saying, urukundo rukwiye, urukundo nyine rufite gahunda. Ku buryo numvaga nta cyamunkuraho, nawe ku giti cye yumvaga nta kintu gishobora kumunkuraho. Nuko twakundanye. Hanyuma ibintu by'inkundo biragoye. Kandi maze kwakira inkuru nyinshi z'inkundo, mujye mwihangana tuzivugeho kuko ni ubuzima bwa buri munsi, ni ibintu biri common n'abantu benshi. Uyu mubyeyi byageze igihe cyo kubana cyegereje, ubushobozi burabura bw'aho musore kugira ngo bakore ceremony nini, bakore pari nyine ya mariage. Ntibyakunda, ariko aravuga ati ndamukunda, umuntu nkunda ndamwanga kubera ko yabuze ubushobozi, tuzashaka, tuzahigana, tuzabibona kubera ko mukunda akaba nkunda. Ntabwo mbona issue yuko twabuze ubushobozi ngo duhite dutandukana. Reka dukomeze nubwo nta bushobozi buhari, imbere ni heza, turakundana twese. Ati turakomeza. Turangije gukomeza, ntabwo twishingiye, twagiye mu rusengero, twarashingiwe kwa bapasiteri, donc twakoze ceremony nk'izo namwe mukora, gusa twe ntabwo twakoze binini kuko ntabwo twari dufite ubwo bushobozi. Ariko ikintu cyo guca mu rusengero, twaciye mu rusengero, Imana ibuha umugisha, tugira urugo nyine rukwiye kandi rwahawe umugisha n'Imana. Hanyuma uyu mugabo wanjye Imana yatugiriye neza, iranatwagura, iduha urubyaro. Turakikira umwana wacu wa mbere, turakikira umwana wacu wa kabiri, umva ko ari umugisha ukomeye. Imana yongera dutera iteka, dutwita umwana wacu wa gatatu. Dutwita umwana wacu wa gatatu rero, umugabo yarambwiye ati rero umugore wanjye, urabona ukuntu ubuzima bumeze, ubuzima ntabwo butumereye neza. Ariko nsubiye inyuma gato, yabanje kuvuga ko bakimara kubana, umugabo yabaye nk'aho ibintu byo gusenga bivuyemo. Kandi barabanye imbere amubwira ko nyine ari umuntu usenga, ari umuntu uzi Imana, atari ko agenda adohokanye, ntugase uyu mugabo habaye iki? Gute ko mbona byahindutse atari ko byari bisanzwe? Namwe ibyo bintu rero wavuyemo, njye sinzabivamo, ibintu byo gusenga nzabigumamo. Umugore ati kama mbaye, njyewe nzakomeza ibintu byo gusenga nzabigumamo. Atari ko akabona ko umugabo agenda adohokamo gake gake. Nuko ati nkajya gukora hanze rero, nkajya gushaka ubuzima hanze y'igihugu dutuyemo, kubera ko ahangaha dutuye ubushobozi bwarabuze, nawe urabibona. Umugabo atagiye gusohoka mw'abantu mwe, ati naramurebye ndaturika ndarira. Ndamubwira nti se uragiye? Ati nkareba ukuntu nsize ntwite, ndi umuntu wenda kubyara, ndi umuntu ufite utundi twana tubiri dutoya, ndi umuntu udafite icyo kurya, ati nsize ntafite n'icyo kurya cya saa sita. Ureka bya nuvuga uti wenda ngusigiye agafuka k'umuceri hariya, nk'akara ka kawunga, uzashaka udushyimbo uteke kabiri gatatu kanurye, ukwezi kuzajya gushira nanjye naronse. Ati yagiye gutyo, nta kintu twari dufite mu nzu, twari abakene. Asohoka n'unasega gutyo, nta kintu kirimo. Ubwo uhita ubyimaje mama utwite umwana wa gatatu, umumama ufite abana babiri batoya, usize mu nzu nta cyo kurya umusigiye, atanazi ngo icyo cyo kurya kizaboneka ryari. Twakomeje. Hanyuma rero wa mumama atangira gushagoringa from day one, kuva ku munsi wa mbere atangira guhura n'ibibazo, gushakisha uko ari burye n'uko ari butunge babana. Ati naho nzasiga abana ngiye kubyara my boyfriend, ati naho nzasiga abana ngiye kubyara inshuti. Ati nabyo nabitekerezaga nkumva birangoye, ntabwo se utu twana tubiri nzadusiga he ngiye kujya kubyara? Ubyishyireho nurangiza umve valere bifite. Nuko rero uyu mubyeyi byageze aho ngaho, umugabo agiye arambwira ati rero ubwo ngiye mpa nimero z'umuntu nzahamagara nkamubwira ko nagezeyo, nkamumenyesha. Ubwo birumvikana of course ko umuntu atari afite telefone.
ibyo ntabyo nabwiwe ariko numva ko ariko bimeze kuko yakaba afite telefone ntabwo umugabo ari guca hirya, numva ko yaciye aho ngaho kuko umubyeyi cyangwa se umugore we atari afite telefone. Amaze kugerayo arahamagara aramenyesha ko yagezeyo ati Imana yadufashe twagezeyo amahoro ubu ndiyo ndimo gukora ati ariko naho ati ntabwo bimeze neza ati ndabona ibintu bitari kugenda kuko nabyo expectingaga ati ariko nyine nagezeyo amahoro ati mbese we ameze ati abaza wa muntu ati ameze neza ati nawe yarabyaye ubu ati Imana ishimwe niba yarabyaye ati tuyizamura icyubahiro Nyagasani nashimwe ko yabyaye nawe urumva ukuntu hamererwa umugore wawe yabyaye kandi udahari yarishimye aravuga ati icyubahiro ni icy'Imana iduhaye uwo ni mwana wacu. Nuko rero hanyuma yo kuvuga ko Imana yagize neza ko yabyaye nta kindi kintu yigeze afasha muri rwa rugo rwe avuga ati umugore yabyaye akeneye agasukari umugore yabyaye akeneye iki ntabwo yabafashije kubera ko aho yagiye yamazeyo igihe ari gukora umugore agira ngo uko biri kose umugabo nubwo atari kumfasha ubu azagaruka azanye amafaranga ati bizaba bimeze neza ni ntacyo reka nshaguringa ubu ngubu nyine n'abana azagaruka bimeze neza. Hashize umwaka wa mugabo arifashe aragarutse akimara kugaruka ati ndamubwira nti mugabo mwiza umva nta zindi gahunda ziraba nta bindi bintu byari byakorwa utarasohoka ngo ujye kureba inshuti zawe ugomba gusiga umpaye amafaranga y'igishoro ati nanjye ngacuruza utuntu tungahe nkareba ko natungaho n'abana banjye ati numva gazanye amafaranga nyine bose bakumva bimeze bite umuntu amaze umwaka yaragiye ati ndetse numva kuko ntabwo yamfashaga ariyo numvaga kubi kose yarabitse azanye udufaranga atazanye amafaranga ye ntica ntikiza atagira n'icyo akora arangwa ati nta mafaranga nabonye ati hamwe nagiye ntabwo naronse ati ntabwo byagenze neza ati burya umuntu twajyanye yarananyibaga ati simerewe neza nta mafaranga nabonye ati utwo nazanye n'utuduke ati udufaranga nyine utakuramo ikintu utwo dufaranga twazanye afatamo duke aradusigarana ati nanjye mu tundi duke amafaranga sindi kuvuga umubare kuko ntafatika nuko arangije ati agumye aho ngaho turagumanye dufite abana bangaho ubwo 3 turakomeje mu buzima busanzwe tugeze gutya mwita umwana wa 4 turishima twe twumvaga nyine of course ko tuno turabyara kugira ngo dukore umuryango wacu ibyiza byari biri imbere twabonaga ko imbere hari bright ko bizakunda ko Imana izaturonkera abana bizagenda neza bizakunda tubyara umwana wacu wa 4 umwana wacu wa 4 ntwita umwana ubwo ntwita umwana wanjye wa 4 ndamutwita muri za process zose umugabo yirirwaga aho ngaho nta kintu nta mafaranga nyine bitameze neza ataranga turabona ko byanze n'ubundi maze kubyara wa mwana wanjye wa 4 ati nkagenda nkajya mu kindi gihugu nkajya gushaka amafaranga n'ubuzima ati ntabwo ibingibi twabivamo turimo se urana ibingibi byakunda wowe ati oyaha tugomba kugenda tukajya gushaka amafaranga ahandi sawa wowe se wavuga ngo upfuye ushonje ubona uri kumwe n'umugabo nta kintu birumvikana umubyeyi ati nakundi rwose uzagende Nyagasani hazabiha umugisha bizatungane bizagende neza uzagira icyo ugarura umugabo asohotse mu rugo aragiye ati umugabo akimara kugenda yagezeyo atubwira ko yagezeyo n'ubundi tangira kujya tumuvugisha ati tukumva amakuru y'aho yagiye yabariyo yari akatubwira ati shati yabaye umusinzi ati yirirwa anywa ninde wateye iminani ninde waborewe ninde niwe n'umugabo wawe niko yabaye ati mwumva aciye gusa umutima ubwo nta n'ijana mpa bafite abana 4 biga barya bagomba kubaho byose ari ngiye biri ku mutwe ubwo uyu mugabo yaje gushaka gusa umugore yarabyaye gusa adafite gufata inshingano z'abana uyu nguyu azi valeur kweri y'abana azi agaciro k'icyo abana bakeneye no kugira ngo abana babeho azi icyo bisaba ati mwumva ntabwo bishoboka uyu muntu bimeze bite ataragenda akubita umwaka wa mbere umwaka wa 2 umwaka wa 3 umwaka wa 4 umwaka wa 5 umwaka wa 6 ugeze umugabo atangira kumuhamagara ati burya nkagaruka ati nane arastragorinze yambwiye ati story yanjye sinjye nyivuga ngo nyirangize ntabizi ati narababaye bifatika n'abana bose ku mugongo wanjye ari njye umenya ngo abana bariye abana bishyuye ishuri bose barekaga byumvikana abana bose ari ku mutwe wanjye ko ari 4 mfite umugabo n'umugore ufite umugabo kandi wagiye gukora hanze yego si hanze hakurira ariko ni hanze y'igihugu twari dutuyemo ati arahamagaye muzinga ahamagaye ambwira ngo iki
mwamaga ambwira ngo nyohereze itike ngaruke, ati byaranze. Babarira umbwira imyaka 5, 6 byaranze ntiwavuga, ubu nibwo uri kumbwira ngo byaranze, ati byaranze ibintu byarajaguye kabisa, ati ntibimeze neza, unyohereza itike yo kugaruka. Umugore ati ndiyumviriye, ndavuga ntabwo none ngibyo n'ibisazi pe, hejuru yo kundushya no kumvuna no kunsigira urubyaro no kunkoresha ibi byose byambayeho, nirirwa ndira ndwana n'abana nshaka icyo barya, nshaka icyo bambara, ndi se w'abana nkaba nyina w'abana, nitwa ngo mfite umugabo nirirwa numva ko bamusinzi yari hejuru y'ibyo ngibyo ntansaba tike kugira ngo aze. Ndamubwira nta tike mfite, nanjye ubwanjye kugira ngo mbone icyo ntungisha abana ni ugushimira Imana mbonye bikunze, ntabwo rero ndi muri pozisiyo yo kugufasha. Ati sinzi ukuntu byagenze, aho byagenze, ati umugabo mbona aragarutse, araje ageze mu rugo, ati ikintu gitangaje, wa muntu uribuka ko yasize abana batoya, urumva ko yaramaze imyaka 6 atabona abana be, mu by'ukuri imyaka 6 ntiyigeze azana na bombo yino yo ku gati, nta na shikarete, donc nta kintu na kimwe yigeze azanira abana, nta gapira, nta socks, nyine nta yaje nkuko yagiye. Atabara ati papa se batuzaniye iki se, ati tujye ati ntacyo, ati ndumirwa rwose ibyo byitwa muki, umuntu uje mu base umuntu abura n'ubumuntu akabura n'ikintu cyo kumva ko ari umubyeyi ngo yicara avuga ati ndi n'umubyeyi, burya nubwo ntabona ibyamirengera ko abana nabashuka bakaryama bazi ko se yaje. Ati nta kintu yazanye, yinjiye mu nzu kwa kundi abana barasaka buri kintu, birirwa bavuga ati papa tuzaniye iki, papa wazanye iki, asanga nta kintu se yazanye. Ndavuga ati turumiwe koko. Umugore ati akumiro ni aka ngaka. Wa mugabo nta kintu yazanye, yamaze kugera mu rugo atarambwa ati intege zo biranga, ati mbura ubushobozi, ati biranga, ati ndagerageza biranga. Ati wagezeyo biranga imyaka 6 utari mu rugo uwo byaranze. Ati mbona ko uyu mugabo yashatse umugore gusa yishakira umugore ko atazi responsibility ziri inyuma yo gushaka umugore. Ni umuntu nyine ntacyo bimbwiye, ni umuntu nyine umva udakerenze. Ati ndangije ndamubwira nti rero mva nkubwire kugira ngo nzamenye ko wahindutse, ibyo ngibyo nibyo njye nakoresheje, donc niyo systeme we yakoresheje kugira ngo arebe ko yahindutse. Arambwira ati ngo ikiri icyumba ara hirya uzajya uraramo hariya, nanjye nzajya ndara hehe hano. Ati muvana mu cyumba. Ndamubwira ntabwo nararana nawe, genda ube hirya, sinshaka kongera kubyara undi mwana wa 5 kuko ninjye n'ubundi umusaruro w'abana ninjye ubaho, sinshaka kongera kubana nawe, reka manze nanjye ngo hane ndebe kuzahinduka, basi ukamenya responsibility zawe nk'umubyeyi, ukamenya kwita ku bana. Ati mbese aho hantu nakoze ikosa? Ngo muratubwira muri comment. Aho hantu yageze aravuga ati aho narakosheje, ati kuko nanjye numvaga ndi kumuhana kugira ngo manze ndebe basi ko yahindutse, yaba umugabo muzima basi agahinduka kongera akitekerezaho. Ati namukoresha ikintu ndi kumuhana, ati ariko ntabwo byarangiye gutyo, umuryango wese uncikaho bavuga ngo wadutereye umugabo wanze umwana wacu, ati wowe nta kigendekera, nta mugore ukurimo. Barantuka barambwira ati reka nta kintu twavugana nawe, nta muntu ukurimo wowe. Ndangije aho byapfiriye bikomeye ni ku bakozi b'Imana aho nasengeraga, nagiye gusenga barambwira ati umurimo w'Imana ntabwo wemerewe kongera kuwukora kubera ko twamenye ko utararana n'umugabo wawe. Ati ibintu byo gukora umurimo w'Imana forget about it, ntabwo twakomeza kuguha amahirwe yo gukora imirimo mu nzu y'Imana kubera ko wowe ntabwo wabaye umugore w'umutima, kubera ko wowe utandukanye n'umugore wawe n'umugabo wawe ntabwo murarana. Ati ndavuga ati mwicare mbaganirize, mbabwira ibintu byose naciye, mbabwira abana ko ati se ntimubibona, si ibintu babona se, niba umuntu adahari ntibababona ko adahari. Ati byose mbereka fact yose, ndavuga ati mwumva n'uyu mugabo ko nashatse mfite imyaka mike cyane, ndacyafite abana benshi mu nda, Imana ibahaye umugisha bakabaho, nabyara abandi benshi tugendeye muri biology n'ibyo twiga, ndacyari mutoya, ndacyafite abana benshi mu nda nabyara. Ati ariko se uyu mugabo tubane, ati nanjye nabikoze ngira umuhane ndebe ko nawe yahinduka akaba umugabo agafata responsibility agashakira abana, ntabwo ari njye waba byose, mfite umugabo kandi atemera ko byamunaniye. Ati nanjye niyo mpamvu nanjye namuhanye kuriya. Ati sinshaka kongera kubyara undi mwana, nta ese umugabo urugo akagenda akamara imyaka 6 we, ubu ni umugabo uri mu rugo kweli? Ati ibyo byose ni ukumuhana kugira ngo ndebe ko yazahinduka akajya ku murongo agakorera abana, ubwo rero tukongera tukamuvinga tukongera tukabana.
ati barambwira ati muza gusezerana mu rusengero, ese mubyeyi mwiza byagenze bite? Ati baratubwiye ngo muzabana mu byiza no mu bibi, urwaye cyangwa ukomeye, umerewe neza cyangwa utamerewe neza, tujye tuvuga ngo muri byose ngo tuzatandukanywa n'urupfu. Ati none se mubyeyi urupfu rwageze ko wavuze ko urupfu rwo ruzabatanya, urupfu rwageze? Ati twebwe ntabwo tureba ibindi, icyo warahiye wavuze ko uzatandukanwa n'urupfu, urupfu ntabwo rwageze. Ati numva ndababaye mu rusengero kuko banyatse inshingano, ubu nta kintu nawe ngikora mu rusengero. Ati barampagaritse mu rusengero, bavuze ko ntabana n'umugabo, ati kandi ibyo nasezeranye ntabwo nabyubahirije, ubu mu rusengero nta kintu gikorayo. Iki kintu cyo kintu cyambabaje mu bintu byose, navuga se mungira inama. Ati ko ahangaha mbizi ko byanze bikunze video izagwa ku bantu bafite experience mu ngo, izagwa ku bantu b'abashumba, izagwa ku bantu bafite icyo babivugaho, izagwa ku bantu bafite uko babyumva gutandukanye nanjye, izagwa ku bantu batanzi batari bunsubize agendeye ku marangamutima kuko batazi nyiri ikiganiro. Ndabizi rero ko message nzahabwa muri comment izaba ifite icyo isobanuye, message nzahabwa inbox zizaba zifite icyo zisobanuye. Ati rero kubera ko mutagaragaza abantu kuri kamera cyangwa ngo mushyiremo amasura yabo, bituma umuntu abona honest comment cyangwa se ibitekerezo by'ukuri bitagendeye ku muntu ngo uri mwene wacu ngo ni runaka. Umuha igitekerezo nk'umuntu wumvishe nk'uri umuntu utazi, ukamuha igitekerezo n'akacyumva. Ati ndabizi ko hano harimo abantu bafite experience mu ngo. Ati urugo nari mu myaka 18, ariko muri myaka 18 nawe nyine umugabo imyaka ntabara ko myinshi umvaga yabaga yibereye hanze. Ati nanjye maze imyaka itari mike ntabara nawe mu cyumba, ntabwo tubana nawe mu cyumba, mu cyumba cye nkaba cyane. None mungire inama, ubu uyu mugabo narakosheje, nafashe niki nakoze kibi, ni gute wundi nagombaga kubikora nkawe ku giti cyawe? Mumbwire aho nakosheje, icyo nagombaga gukora, mungire inama. Ati inkuru yanjye niyo ngiyo, ndi mu mayira abiri, sinzi icyo gukora kuko biragaragara ko nshobora kuba wenda nibwira ko nakoze ibyiza, kumbe wenda ari bibi. Atari ko umugabo ntahinduka, njye namukora ibyo ngibyo ngira ngo mwigishe, ngira ngo muhane kubera ibyo yakoze, kubera guta urugo, kubera kudashaka kuba responsible, kubera kutita ku bana, kubera kudashaka kugira icyo ukora nk'umuntu w'umugabo. Ati kandi ibyo ngibyo njye nabikoze numva ngira ngo umugorore agaruke ku murongo, ariko birashoboka ko nshobora kuba nakoze inzira itariyo, birashoboka ko nshobora kuba naraciye ahadacibwa, nshobora kuba narabigenje ukwanjye nk'umwana w'umuntu nkoresheje umutwe umwe, kandi umutwe umwe bigira inama y'ibisazi. Ubwo rero niyo mpamvu mungira inama, mwe mubyumva muti nakagombye kubigenza gute nkaba narabigenje uko utari ko. Inkuru yacu y'uno munsi niyo ngiyo, aragira ati mungira inama ko mubyumva uko nabigenza, niba nakoze ikosa ryo gushyira umugabo mu kindi cyumba, niba abapasiteri barampannye bampora ukuri nkaba ngewe narumvishije nararenganye, uko mubyumva, ariko inkuru yanjye niyo ngiyo, ndababaye, simerewe neza, niyo mpamvu nashatse kugisha inama ngo numve uko mwe mubyumva nuko namwe mwabimbwira. Inkuru yacu y'uno munsi niyo ngiyo, turabakunda, muri inshuti nziza, mugira inama abantu mutabazi, mukabarema imitima. Inkuru dutanga zifasha abandi bantu bava ko batari bonyine, kandi bakamenya ko inzira yo gutabarwa iracyahari, ntabwo it's never too late, biracyashoboka, biracyakunda ko byagenda neza, abantu bakakugira inama, bakakuri mu mutima kandi bakakubwira icyo wakora. Turabakunda cyane, mugire umunsi mwiza. Niba ukunze ibyo dukora, ukumva waba umwe mu badushyigikira, ukumva waba umwe mu nshuti zacu, ukumva waba umwe mu muryango mugari wa Muhoza Real Talk, kanda kuri subscribe, ulakinge, usharinge, icyo ushaka cyose wakora kugira ngo usapotinge channel yacu. Twebwe ntabwo dushobora kubisuzuga cyangwa ngo tubifatane imbaraga nke, turabishimira cyane kandi tubiha agaciro kenshi cyane. Turabakunda, ugire umunsi mwiza, Nyagasani abarinde, ijoro ryiza baryamye, amanywa meza bari ku manywa, ahantu hose uherereye wumve ko tugusuhuje, intashyo zikugereho.